turagushimira mana turagusenga mana turagusingiza oh mana reka tukuririmbire kuko uri mana mana reka tugucurangire kuko urabikwiye muraho neza. Njyewe nitwa Jean Pierre Uwurukundo, hari abasanzwe munzi mu itsinda rya The Alliance Blessed Singers, aho turirimba indirimbo zo gushimira Imana, indirimbo zisanzwe z'urukundo, nyine mu uko tubishoboye. Naje rero kugira igitekerezo, twageze abakunzi batubaza ibintu byinshi, aba The Alliance Blessed Singers bati mukora ibintu byiza rwose, ahubwo mutwigishe. Nkabona umuntu ntaranyandikiye arambajije, musubije ku giti cye, ejo undi nawe aranditse, ugasanga ntabwo byazaguma gutyo. Niko gutekereza nti reka nkore iyi channel nze mbabwiraho bike mu muziki nzi. Ubwo nawe kora subscribe kuri channel yacu The Alliance Blessed Singers, cyangwa no kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo uzubasha kubona ibyo tuzagenda twigana. No muri comment ushobora kwandikamo usaba ibyo twakiga. Ubu rero mu minsi ishize ibyo nabazwagaho cyane ni ikijyanye na music score. Ngo ese ni gute twandika indirimbo? Urumva umuntu akubajije ikibazo nk'icyo, abanyamuziki murabizi, umuntu asanzwe uri nko gusoma kopi, ati ibi bintu se wabinyigishije? Inshuti yanjye biragoye kugira ngo nyine abe yabikwigisha muri uwo mwanya. Nawe rero hari ababimbazaga inbox, ugasanga biragoranye, kuko kuba namusobanurira akabyumva ni ikintu kigoye cyane. Ubwo rero hari abo nagiye mbyishyiraho nk'intego, ndagerageza kubafasha, ariko biza kumpa igitekerezo cyo kuvuga ngo none kumwe ambaza ukwe n'undi ukwe, aba bantu bazahurira he? Mpitamo rero gukora iyi channel kugira ngo nze mbibashyiriraho mu bikurikirane. Welcome. Mbere na mbere rero icyo twabanza kurebera hamwe, ni izihe application, kuko ntabwo application zose zandika indirimbo. Tugiye kurebera hamwe ese ni izihe application ushobora no kudownloadinga zikagufasha. First, hari izitandukanye, ndazandika kugira ngo ushaka wenda zidownloadinge ntacyo bitwaye. Hari nk'iyo twita music composer. Izi ngizi zibaho, wajyaho ukazisacinga kuri YouTube, kuri Google, ubundi ukazinstoringa. Hari izo bita Maestro, nazo zirahari zibikora. Hakaba izo twita, ari nayo tuzibandaho, reka mpite njya kuri iyi Muse Score.
izi tuzazitaho cyane. Ah, Music Score rero navuga ko irimo ibice bibiri bikunze gukoreshwa cyane. Hari Music Score gatatu, hakaba na Music Score kane. Izi zirakoreshwa cyane n'abagiye bambaza, ngira ngo bayimbajijeho cyane ariko cyane. Ubwo rero reka ukurikirane neza isomo, hanyuma tuze kurangizanya byose uraza kubibona. Mbere y'uko ariko tubyinjiramo tubivugaho, twabanza twibaze se ubundi kuki dukenera kwandika kopi? Kuki dukenera kopi? Dukenera kopi kugira ngo umuziki wacu usugire kandi ugumane unique, ugire karite muri make. Iyo ufite kopi yawe utanga indirimbo ikagenda nyine ari ya yindi. Hapana kugira ngo buri muntu azabyige ku giti cye, hanyuma agusubize uko abyumva, abyigisha uko abyumva, birangire binapfuye ubusa. Icyiza rero umva neza iyi audio, iyi video uyikurikirane kamwe ku kandi, ndahamya neza ko uzabisoza uzi kwandika kopi yawe mu buryo busukuye, nta kajagari karimo. Nizo uzagenda ubona zanditse umuntu agashyiramo amategeko atabaho, ngo ugabanya ngo kandi uvuge cyane. Ibyo bintu bibaho kubera iki? Wenda yagiye aterura ikimenyetso ashyiraho ati forute, ahandi ati pianissimo. Ibyo bintu ntibishoboka ko byajyana. Ubwo rero ibyo mwifuza byose kutubaza muzagenda mubitubaza. Mbere na mbere reka duhere kuri application yacu Music Score. Hano ndayifite, ariko uramutse utayifite nawe wagenda kuri Google bisanzwe, wafungura Google yawe ubundi ukandikamo uti Music Score, Music Score app. Ubwo ugakanda enter, ugategereza Music Score app. Ubwo ni igihe uzaba utayifite, nibayiguhereza. Ndabona interineti irimo igenda buhoro. Kadutegerezeho gato turebe ko babiduha, ariko nibatanayiduha turakomeza kuko application ngewe ndayifite. Twarimo tuvuga kwandika kopi biragufasha, ugahura n'umuntu ati nyigisha iriya ndirimbo yawe narayikunze. Urumva wayimwigisha se ukabivamo? Byagorana. None buri wese waza umwigisha se, abo utazabasha kugeraho byagenda bite? Urumva ni ikibazo. Application twayibonye ni iyi. Ugomba kureba application iri mu ibara ry'ubururu, Music Score. Iyi ngiyi Music Score app ukayinstoringa. Icyitonderwa, iyi application iyo uyinstara, ari nayo mpamvu hari n'abayikoresha n'ubundi bakaguma bakora ibintu bikirimo akajagari. Iyo uyinstara hari indi fayiro bizanana. Of course ifite installer yayo. Turebe wenda ko naba nkiyifite mu byo nagize. Music Score installer. Iyi ngiyi Music Score installer. Iyi ntabwo uyidownloadinga, ahubwo wowe iyo urimo downloading iriya application ya Music Score, iyi nayo birazanana, ukaza
ukayikirikaho bityo hakabaho install muri PC cyangwa computer yawe. Ngayo nguko ubwo maze kukwereka application tugiye kwiga ni MuseScore. Ushobora kuba ari uhisemo gufata 3 cyangwa 4, gusa na 4 birasa ni iyi ureba aha, iyi MuseScore 4, MuseScore 3. Icyitonderwa rwose, hari umuntu ujya kwandika muri Google cyangwa muri Microsoft kuko hose dukuramo app kuri mashini, ugasanga yandika ngo MuseScore, no, ni Muse. Ubikurikirane neza, ndashaka ko tuzakorana neza. Ni MuseScore, ntabwo ari music. MuseScore, niba ushaka 3 ukayishyiramo, niba ushaka 4 ukayishyiramo, gutyo gutyo. Zose zikora kimwe, mu buryo zikoramo ni bumwe. Okay, hari abo wenda bazaba bakizinstallinga bababwire ngo mugire account. Reka turebe nk'iyi, ngo my account. Izi account birashoboka ko wayishyiramo bakaza baguhereza update yuko hari indi version yaje, indi version nshya n'iki, ariko mu by'ukuri nta account dukeneye kugira ngo twandike, kuko nujya muri ibyo by'ama accounts bizagusaba ko wishyura mu madolari. None urashaka iki? Wenda wajya kwishyura amadolari uyahereza abazungu, wahikoresheje uburyo buri simple, ariko nyine byose byicwa no kutabimenya. Wahageze rero kuri channel yacu turabigusobanurira byose. Reka duhitemo gukoresha MuseScore 3. MuseScore 3 wamaze kubona uko uyidownloadinga. Uragenda kuri PC yawe wandike muti MuseScore, ubwo bayiguhereze, ubundi uyidownloadinge, bizane na ya installer nayo ibigufashemo, ntago ari weho ubikora, yihita ibyikorera, then uyibone muri mashini yawe nka MuseScore 3 cyangwa se 4. Gusa ngiyewe ubwo reka nkoreshe 3 mu gihe turi kwiga. Okay, mbere na mbere reka mfunge ibyo nari nakoze kugira ngo taza kubabera umutego. Okay, winjira kuri application yawe. Winjira kuri application yawe, ubwo urumva bitewe nuko ngiyewe nsanzwe nyikoresha, bahita bampereza recent copies. Izi nizo mba naranditse mu minsi yashize, écoutez nous Seigneur, Nyagasani tubabarire, za Nyirubutagatifu, urukundo, iki n'izindi. Ubwo bitewe nuko uyikoresha nyine bazaguhereza ibyo wakoze mu minsi yashize, ukaba ushobora no kujyayo ugakoraho double click bakabigusubiza. Ariko wowe reka dukorane nkaho uri mushya. Bazaguhereza iki kimenyetso cyo guteranya, ukiyinjiraho nicyo bazaguhereza, kimwe nuko wahita ubikwitinga, ubiskipinga, ukaza ukagisanga hariya, ariko byose ni kimwe. Katwinjireho. Ugezeyo nk'uko ubibona baraguhereza iyi paper, iyi page, hari titre, ubwo ni title y'indirimbo yawe cyangwa se umutwe nyine. Isi indirimbo yawe yitwa ngwiki.
Humvikana ufite indirimbo uba ufite n'uko wayise. Ubwo reka dukomezanye, wenda mvuge ko indirimbo yanjye nyise wenda shimirwa. Reka nyite iyo nsanzwe mfite n'ubundi nanditse, nyite shimirwa. Mana turagusenga, Mana turagusingiza. Ndi kubitwara buhoro kugira ngo buri wese abone stepu uko zikurikirana. Ubwo icyo tukaba tukivuyeho. Ushobora gushyiraho subtitle. Hari igihe uba usanga titire y'indirimbo nyine itandukanye n'uko izwi. Ugasanga indirimbo wenda bayise Byiringiro, kandi ugasanga umuntu arajya ku rubuga ngo mumpereze ya ndirimbo bita ngo Nyagasani Imana. None ibyo ntabwo aba ari izina. Ubwo rero nka hano ushobora guhita ushyiraho kamwe mu buryo isanzwe izwimo, ugashyiraho subtitle izwi. Nk'ubu iyi ngiyi yitwa Shimirwa, ariko batangira baririmba ngo nkuvuge nte ngushimira. Ubwo mfite guhita mvuga nti subtitle reka nyite nkuvuge nte ngushimira. Urumva ni interuro ibaza, of course mfite gushyiraho akabazo. Hasi ni composer ni writer cyangwa se ni uwanditse iyo ndirimbo. Reka tuvuge ko ni njyewe Jean Pierre Uwurukundo. Jean Pierre Uwurukundo. Lyricist, hano hajya iki rero? Urumva hari kuzamo akantu k'akalirikisi mu kinyarwanda nyine. Ni sosi y'amagambo wakoresheje. Hari nk'indirimbo dufite za kera mu bitabo by'umukristu, uba usanga nta muziki zifitiwe. Iyo ndirimbo nujya kuyandika ntabwo uzaba uyihanze. Ahubwo uzavuga ko lyricist amagambo wayakuye wenda mu gitabo cy'umukristu wenda cyangwa se P50. Idasa ashobora kuba atari P50, akaba ari Zaburi wenda ya 23. Zaburi ya 23. Mu dukubo wenda 22. Ni urugero ndi gutanga. Copyright, harimo copy no kwandika nyine. Ubwo uyu ni uwanditse ki? Copy. Ubwo nshobora gushyiraho email yanjye Jean Pierre Uwurukundo @62 @gmail.com. Nizere ko turi kujyana, buri wese ari kubikurikirana neza. Ahangaha iyo ubisoje uhita ukanda next. Uyifite kuri mashini yawe next, cyangwa se hano nkaza nkakanda enter. Bahita bampereza ibi ngibi ureba hano. Choose instrument, ni ukuvuga ngo hitamo instrument. Iyo tuzi instrument mu kinyarwanda ni igikoresho ugiye gucuranga muri make, urakoresha iyi instrument. Ese ni gitari, ni umuduri, ni ingoma, what?
ubwo ugahitamo. Umwe ashobora kuza agahitamo iyi treble clef, aho uzasanga afite urufunguzo rwa sol gusa, undi atoya kariya ni kamwe singashaka, ni aka soprano nshaka ka bass, undi akaza agahitamo iyi, urabona ko nta kibazo. Undi ati ngewe ndazishaka zose, uru ni kariya kabanje, kaza agahitamo iyi, akazaba afite amanota ya soprano na alto ari hejuru yose, hasi afite bass na tenor ku rufunguzo rwa fa. Ubwo abashaka kwiga solfège namwe comment muhawe ikaze mutubwire. Undi akavuga ati rero oya nshaka imfunguzo nyinshi, mujya mubibona mu ndirimbo nka ba Henderi banditse, ntabwo mvuze ko ba Henderi aribo babyanditse gusa natwe turazifite. Ukeneye wenda ukeneye clef zirenze ebyiri icyarimwe, uzishaka ari eshanu se, urabona nka hano urahaza harimo izi, urabona dufitemo imfunguzo za sol eshatu. Wenda ushobora kuvuga uti soprano ifite inota urufunguzo rumwe, cyangwa soprano n'ebyiri na alto imwe na bass na tenor. Undi atoya ngewe nzaba mfitemo soprano eshatu, bass na tenor, bass iba ifite ibyayo na tenor kwayo na alto kwayo. Undi ati wibeshye, nyamara wakabaye ugira soprano, bass, alto, tenor. Ngayo nguko. Ubwo ugasanga buri mwanditsi agenda ahitamo ikimworoheye. Reka tubyihorere, hari hasi wenda ritaji ko muzinjiramo mubirebe neza, umunyeshuri nukora pratique, ubundi ukabona byinshi birenze ku byo twakubwiye. Gusa ndagerageza kukwereka hafi ya byose kugira ngo uruhare rwawe nawe ruzabe ubushake. Ntiwibagirwe gukora subscribe muntu w'Imana. Na hano dufite string. Ubwo niba wahisemo iyi string quartet, ibizaba bivugamo hariya bizavuga mu ijwi rya string. Murabizi kuri senti amajwi ukuntu atandukanye. Uzaba yahisemo iyi saxophone quartet nayo bizavuga mu ijwi rya saxophone, n'ama trumpet, ama brass, urabibona hano bizavuga muri brass. Ubwo rero solo bizavuga mu ijwi rya gitari, urabona ni solo ariko soprano gusa. Undi atoya ngewe nshaka soprano na bass na tenor n'iki gitari nyirizina, nabyo dushobora kujyamo tukandika mu manota ya gitari, urabibona. Piano ni bya bindi dusanzwe dukoresha n'ubundi mu majwi bisanzwe. Ubwo wakomeza ukaza hasi, naho uzabonamo izindi sheets zitandukanye bitewe n'iyo ushaka. Urabona nk'aha zirenga 12. Ubwo urumva ko biterwa nuko wahisemo kubidesigninga. Izi zose mureba, those are lighting techniques. Okay. Akanyuma dufite aha ni classical orchestrate. Yes, naho uzasangamo ibimenyetso bitandukanye, gusa biraza byigarukamo ibyinshi nabivuze. Urabona dufite imfunguzo ebyiri za sol, tukagira n'ebyiri za fa, tukagiramo n'urwa do. Ngira ngo murabizi urufunguzo rwa do narwo rubaho mu muziki, nubwo rutifashishwa cyane ariko rurahari. Ubyanditse ntago waba ukoze ereri. Okay, reka ngewe rero mpitemo iyi grand staff izaba imeze nka rwa rundi naje kureka hano hasi ruriho bass rwa piano twarubonye he? Piano twarubonye
muri solo. Iyi piyano iraza kuba imeze nk'iyi grand staff. Ubwo rero ngewe mpisemo grand staff. Ndakanda enter cyangwa se next kuri iyi sheet. Kuri iyi sheet bazaba babikweretse. Next ujya hasi cyangwa ukande enter. Niba guheza enter uzasoma rwose. Bazaguhereza ngo create new score with choose time signature. Uraza gukora amanota mashyashya nibyo nyine nkuko bari kukubwira, uhitamo time cyangwa igipimo. Baduhaye sample hano, badushyiriramo ikimureba 4x4. Nzaza na adjusting, either nagabanya nsubira inyuma, gusa ntago narenga kuri 1 kuko nta gipimo cya 0 kibaho. Nzamuke 2 bitewe, nshobora kuvuga nti indirimbo yanjye izaba iri muri 2x4, ubwo yaba ari 2 gutya, hano hari 2, hano hari 4 nk'uko uyibona, cyangwa se 2x8 ukaza ukayishyiramo 8 wawe. Undi atoya, utwo ni dukeya, ngewe nshaka 12x8. Ubwo akayishyiramo, nawe urabibona. Hasi rero uraza kubona ngo pick up measure. Measure kuvuga ngo uratangirira he wandika, ni ibisanzwe bahita baguha iya mbere, ushobora no guhita ubihindura. Hasi naho uri kubonamo measures ziraza kuri copy ugiye kwandikamo. Baduhaye 32. Ubwo ushobora kuba arizo ushaka cyangwa se ushaka nkeya, urajyamo hano. Ushobora gusiba cyangwa usibye wenda ugashyiraho 0, ubwo waba ukeneye 30, cyangwa se ukazamura. Kuzamura ni ukongera 35 n'esheshatu. Gusubira inyuma nabwo ni ukuzigabanya ukagera nko wenda ku 10. Ni wenda ngewe nishakira 10, ubwo akaba ari isi. Undi atoye ariko nshaka 100, ubwo urumva ntabwo uzajya kuzamura ngo 1 2 3, wazagera ku 100 ryari. Wehozamo hano wandikemo umubare wawe uti nshaka 100. Undi atoya ngewe nshaka 40. Ubwo wabyumvise ugahita ukanda enter. Ubwo ni mu gihe uri gukoresha mashini yawe, cyangwa se ugakanda next. Byose birashoboka. Ngira ngo nk'uko ubibona kuri kopi yacu baduhaye aya makuru. Aya makuru baduhaye nayo twagiye dushyiramo. Uribuka duhitamo title, duhitamo subtitle, uribuka dushyiraho composer. Ushobora kwitegereza rero ugasanga bujya hari ikintu wibagiwe. None se reka wenda nigire nk'aba barimu nanjye mbaze. Iyi ndirimbo iri muri ordinaire, none turayandika iri muri ordinaire. Twaye twafashe urugero kuri yishimirwa mubyeyi mwiza. Abatayizi banayisacinga bakakumva, ni akaririmbo keza. Ni keza. Ubwo rero ushobora kuba udashaka ko ibiri muri ordinaire, kuko urabona ubu game na ordinaire, kandi ngewe nshaka wenda ko ibiri muri sol cyangwa mi. Ubwo icyo gihe uza he? Uza hano kuri view ugakanda, ugahitamo izi palettes. Zishobora kuba ari izi, wazimuvinga nk'ibisanzwe kuri machine. Wazimuvinga, urabona haba harimo amakuru menshi. Tuzagenda tuyiga kimwe ku kindi, ariko ubwo reka mbabwira ko nashaka kubabwiraho
mu gihe wibagiwe urufunguzo I mean game, ugaruka aha ugakirika kuri iyi silence cyangwa se ugaselecta iyi frame yose, then ukaza kuri key signature, ubwo ugahitamo game ugiye kwishyiramo. Kadushyiremo wenda iyi R, urabona ko yagiyemo. Ubwo dusubiye inyuma gato, ushobora kuba wakoresheje uburyo bwo gufata silence ukazishyiramo, ubwo bizasaba ko n'aha hasi uza nawe ugahitamo nawe ukayishyiramo. ubwo ngira ngo urabona ko icyiza ubundi gihe ni amafaranga, uraza ugahitamo frame then ugaselect, urabona ko bihita bijyaho hose, aho uraza kwandika game ihita izamo. Ibyo ako turakabonye. Palettes rero ntabwo ari ziriya gusa, hari n'izindi tugira, izi ziswe master palette. Ushobora guhitamo master palette nayo bakayiguhereza nk'uko muyibona, ubwo ukaba waza nyine ugahinduranaho, ni bya bindi biriyo. Dufite key, dufite time, key signature, ni za zindi nk'uko twabibonye. Ushobora kuza ukazihindura ukazita fa, undi ati ni la bemoro, undi ati oya da njyewe nshaka ko aba ari si bemoro. Okay, ariko icy'ingenzi ni uko wabibonye. Ubwo tuvuye ahangaha ushobora kubona nk'iyi master palette, urabona iri kudufatira umwanya ikadukingiririza kopi. Reka tuvuge ko tutakishaka, tuyikuremo. Ubwo usubira kuri view. Iyi ni forume kuri mashini zose niko biba bimeze, ntago ari kuri iyi mashini yanjye, ntago ari ku yundi, hose uzabibona. Uzaza hano ukore kuri master palette TV wikuremo, izagenda. Ahubwo ushobora kongera kopi yawe kugira ngo uze ubyandika ubireba neza. Si byandika no turireba tu. Ubwo naha hejuru rero muri biriya wanditse ushobora gusanga harimo error. Uraza ugakoraho double click. Click ya mbere bihinduka kuriya, click ya kabiri bagahita baguhereza kuba wakediting. Ubwo ukaza ugatwara kasa yawe aho ushaka, ubundi ukongeraho wenda se shimirwa mubyeyi mwiza rwose. Ni urugero mbahaye nyine, cyangwa se ugaseba bitewe n'ibyo ubonye bidakwiye kuba biriho. Ushobora kubona wenda nk'ubu indirimbo yanjye ntabwo nigeze nyikura mu gitabo, narayihimbiye. Ubwo ugasanga akatari ngombwa, ushobora gukirikaho gutya ukabisiba ukoresheje iyi ntuza yawe, cyangwa se undi akaza agakirikaho rimwe gutya agakanda delete, icyo gihe nabwo kazagenda. N'ubu ugakeneye, reka tuvuge ko wageze hano usanga bujya wibagiwe ko indirimbo wayikuye ahandi wakoze kopi, nyine wanditse kopi ariko ntabwo wakoze indirimbo. Ubwo uzakenera gusubira he? Kuri add, ubwo ni add text. Muhumure tuzagenda tubisubiramo, wenda ushobora kuvuga ngo ko bimaze kuba byinshi, ntabwo ari byinshi. Ubwo ukaza hano kuri list ugakoraho double click, ugishobora kuba wagaruka ukandika. Ikindi urumva hano nshobora guhita nza nkavuga nti nari nibagiweho bujya ko ndashyiraho by par Jean Pierre, cyangwa se by Jean Pierre w'urukundo. Ubwo nkaza nkavuga nti ntangire nandike. Mu kwandika indirimbo yawe rero ubanza gukora kuri iki kimenyetso hejuru cya N, bakaguherezamo iri bara. Iyo bakiguhaye ubwo uba ubonye access yo kujya ku manota
niba ari iri ngiri nshaka nkarizana, wenda niba ari double crochet nkayizana, ubwo urayibibona, nshobora kurizamura, wenda nkarigeza aha, ubundi ushobora kuzana iri ngiri wenda, ubwo hari indirimbo ziba ari incomplete, urabona nk'iyi nkuvuge ntengushimira, urumva ni incomplete, ubwo nkeneye iri nota gusa muri frame ya mbere kuko ni incomplete, uraza ugaselecta iyo silence ushaka gukuramo, ugakanda control delete ikagenda burundu, kongera n'iyindi nayo ukayiselecta control delete, nukuza ukayikirikaho click control delete, ubwo niyi ntago iyi silence nyikeneye, ndayikirikaho control delete, ubwo andi manota nkaza nkayakomereza aha, ndakirika kuri silence nkande N cyangwa nzamuka hariya, ubundi ntangire. Ubwo iyo nshaka na pointe byose turagenda tubibona, ndaza nkashyiraho akadomo nkazana, ubwo bitewe n'inota nshaka ndagenda nkarikurayo, ubwo akaba ari ibi ngibi. Okay, ntago ngiye kubyandika byose, ubwo urabona twari turi hano kuri rimwe, twandikaga soprano, iyo twandika soprano dukoresha rimwe, ubwo ninjya kwandika alto bizagenda bite? Nzagaruka aha nkirikeho, then ngende hariya nkirike kuri N, ubundi njye kuri kabiri, kireho kangahe? Kabiri, ubwo burya nshobora kuba naza nkandika, iyo iraza ikurikiye ibyo wanditse n'ubundi. Urabibona, ubwo iyo nshaka gukuraho iriya N nsubira hejuru nyine, nkongera nkahakirika cyangwa nkakanda N kuri keyboard bisanzwe, ubwo iyo nkanze N mba nyigiyeho, nakongera kuyikandaho nkaba nyivuyeho, gutyo gutyo, kuko nk'ubu ushobora kuba ushaka kugira ibindi ukomeza kwandika cyangwa wongeraho, ukabona aya manota aragumaza agukurikiye, ararusha kuza aho ankurikiye, ubwo rero kugira ngo niba ari nshaka kujyana suri yanjye ariko ntakurikiwe n'iri nota, ndongera ngakanda N nkabikuraho, ubwo nkaza nyijyana nisanzuye. Iyo umaze kwandika ibintu byawe uba ushobora kubipureyinga, urumva ndi gukora ku inota rimwe rikavuga, ariko nubwo riri kuvuga nkeneye kubyumvira rimwe byose, ubwo icyo nkora ni iki? Uraza ukirika ahatangira, noneho kuri mashini yawe ukore kuri space niryo tushyi rirerire kuri mashini yawe, ubwo ukore, ubwo ibyo umaze kwandika byose birikina. Kanongereho akantu kamwe kugira ngo isomo rirusheho kumvikana. Okay, reka dukoreshe ibi ntacyo.
urumva uburyo ki aya manota ari kwikinamo. Ah, aya manota ari kwikinamo yihuta, kandi kugira ngo kopi yawe ize kuba ari nta makemwa, wizeye ko ibintu nyine biriho ari bizima, ni uko ugomba kuba wabyumvise witonze. Ubu ngomba kugabanya uyu muvuduko, biri kugendaho kugira ngo uze mbyumve nitonze. Ariko hagati aho reka tubanze dushyireho amagambo. Iyo dushyiraho amagambo tubigenza dute? Uraza ugakirika, niba ari soprano ugiye kwadingaho nyine ugiye gushyiraho amagambo, ugakirikaho iyo mu iri nota rya mbere ryayo, ugakanda control ero ya yindi ndende, control ero. ubwo ngira ngo biri kumvikana. Uraza ugakirika kuri iryo nota control ero, control ero, ugahita utangira kwandika nk'ibisanzwe. Wenda nafashe iyi nk'urugero, nkuvuge nte ngushimira. Nkuvuge nte ngushimira. Ubwo washaka ugashyiraho akabazo nta kibazo, kuko nyine ni interuro ibaza, ntabwo twabitindaho. Nkuvuge nte ngushimira. Urabibona rero. Nari ndimo mbabwira amanota yawe agomba kujyana n'amagambo nyine biringaniye. Ibyo mashini irabigukurikiranira, upfa kuba wayihaye komande. Nkuvuge nte ngushimira, urumva ntago waririmba gutyo, siko indirimbo igenda, ahubwo indirimbo igenda yitonze. Nkuvuge nte ngushimira. Ubwo icyo ndi bukore ni ikihe? Ndasubira hahandi wibuke kuri view, nkore ku cyo twita palettes, kamitemo master palettes. Cyagiye nari nahisemo iyihe? Nari nahisemo palettes zisanzwe. Ndaza kuri tempo. Nyine iyo turi mu muziki ntago tuvuga ngo indirimbo iravuduka ngo cyangwa turavuga ngo igenda ite, ifite tempo ingana ite, umuvuduko cyangwa speed. Ubwo ndaza, izi ni tempo na moderation by'uko ishobora kugenda. Tuzagenda tubibona, tunarebe ibisobanuro byayo, amalarigeto n'amadagio, ntabwo twabijyamo uyu mwanya. Ubwo ndaza mpitemo wenda iki gipimo, iki kiraza kugenda mu n, kubera ko nkikeneye kureba kopi yanjye. Rero murabona ko ibi niba ndangije kubikoresha ntago nkibikeneye, ndajya hano mbikureho. Ariko urabona ko namaze kukazana already. Ubwo nkirike ubundi nkore play. Ukurikiranye ugereranyije n'ukuntu byagendaga mu kanya, byari papapapapapapa, none ubu bibaye tatantantantantanta. Ubwo noneho tugeze kuri speed y'indirimbo nyirizina. Nkuvuge nte ngushimira. Kubera ko nshaka ko tuza kwigana uburyo ushobora no guplayinga ijwi rimwe cyangwa se amajwi abiri, ibyo nabyo ndaje nongereho tenoro kuri aka kantu gusa na bass. Ubwo nk'ibisanzwe ndaza nkakirika aha. Ubwo uraba uri gukoreramo revision. Ndahamya ko umuntu utazabimenya turi kwigana rwose azaba ageze kure.
ariko nyagasani yezu nabane nawe. Iyo uzabimenya humura. So no, indirimbo yawe uyandika unayiririmba of course. Niba ari basse tenoro rero iyo ngiye kuyandika nayo ndongera ngakoresha rimwe. Soprano nakoresheje rimwe, alto nkoresha kabiri. None tenoro nayo ubwo nyigezeho reka nkoresha iki? Rimwe. Gusa na gatatu na kane murabibona bijya bibaho, gusa bishobora kuvangitirana ukibagirwa, ugasanga kopi yajemo ka kajagari. So, ubwo ndimo ndandika iki? Tenoro. Yeah. Iyi ni tenoro nari nshyizeho, ubwo ndongera nkakanda N kugira ngo ngaruke, nshyireho basse, ubwo nayo nzasubira hariya nshyireho kabiri. Kirazira guhita ukanda kuri uriya mubare mu gihe waseregisiye inota, ubwo niba mpise ndikanzeho ryonyine nkahita nza nkakanda kabiri, bivuze ngo singishaka ko iri nota ryitwa irya tenoro ahubwo ngise irya basse. Ahubwo mbere na mbere ugomba kuzirikana kubanza waza kuri N, then ukaza ukabona gukanda kabiri. Icyo gihe bazaguhindurira ibara, then ubashe gushyiraho irindi jwi. Birumvikana domi do sodom, ubwo ni basse ngiye gushyiraho. Do 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 so mi fa so. Hari uwakibaza ati ese uri kubigenza ute? Ubwo gusubira inyuma nshaka irindi nota kuri mashini haba hariho ya fureshi ibigenda gutya, dore bya bindi navuze inota riri gushaka kuguma kunkurikirana, tuba dufiteho fureshi apu, tugira upward, tukagira downward, tukagira east na west. Ubwo iyo nari hano nkakanda ku kagenda ibumoso bagenda bansubiza ibumoso, nakanda ku kagenda iburyo bakagenda bansubiza iburyo. Ibyo biroroshye. Kukazamuka ni ukurizamura, kugasubira inyuma ni ukurimanura. Ngayo nguko byose tuzagenda tubyigana, muhumure, nabyiyemeje. Okay, reka turangize kuyandika. So do 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 mi fa so.
reka mbe ndetse aya. Ubwo iyo base na soprano bihuje amagambo, ndavuga aya nanditse hejuru, na tenoro na alto bose bahuriye ku magambo amwe, urabireka. Ubwo nyine nyiri ukwigisha areba aya magambo gusa. Nyiri ukwigisha areba aya magambo gusa. Ariko iyo bifite aho biraza gutandukanira, urugero nk'aha, tenoro baratangirana ariko ntibakomezanya, ariko bakomezanya na basi. Aya manota asagukaho, soprano na alto bazaba bafite ikiruhuko. Iyi niyo mpamvu nzaza nkahita nkomereza aha, nkandikira soprano, nkandikira tenoro na base amanota bari basigaje. Ndaza nkakirika iryo nota, ubwo ni nka reviziyo kuko nari nabivuze, ugakanda control R, ya yindi ntoya. Iyo tuvuze R tuba tuvuze iyi. Iyi. Njye rero ntabwo ari iyi ndi kuvuga, ahubwo ndi kuvuga iyi. Iyi. Mu yandi magambo, kugira ngo wandike ukanda control plus control R, ni iyi ngiyi ndi kubabwira. Ubwo mbyanditse aha kugira ngo ubibone neza. Ni control R, ukanda inota rya control ugahita ukanda na R ukibifashe. Ntabwo ukanda control ngo uyirekure ujye gukanda R. Ni control R byose icyarimwe. Ubwo ako wakumvise. Ubwo ndaza control R, mpere aho baririmba bonyine, mbashyirireho amagambo yabo. Ubwo nkuvuge ntengushimira, nkuvuge ntengushimira mubyeyi. Ako kantu ka mubyeyi niko kiyongeraho. Mubyeyi shimirwa cyane. N'ibindi bigenda bizaho, kubera ko mubyeyi rero bayihuriyeho na base, ubwo ndikomereza. Yes. Ngira ngo urabona ko tumaze kubona amanota yacu n'amagambo ku majwi yose. Dushobora kubipureyinga tukumva niba bijyana koko. Okay. Ubwo urumva ko nkurikije uko bivuze, byatinze, mubyeyi yatinze. Ubwo bishatse kuvuga ngo iri nota ndageditinga. Ni byiza, biradufasha kwiga. Iri nota ndageditinga, aho kuba ntware riraza kuba ringana n'iri. Ubwo ni gutya. Ndaza ndikirikeho iyo ngiye kurihindura, nzamuke hano nshyireho iri nota, ariko kubera ko atari ryo ryonyine nkeneye, ndikeneyeho na pointi. Ndaza nkore kuri pointi, no hasi kuri base nuko. Ndaza ndikandeho, ho ntabwo biraza kunsaba ko njya kuri N, nuko nshyireho na ririya. Ubwo iri rirahita riba n'ubundi ririya. Ubwo ndarizamura kwa kundi nabivuze, ngite iryo narishakiraga. Ubwo ndagenda nzana iryo nshaka, ndishyire hariya, kubera ko ari rinini kuriruta, riraza kurisimbura. Naha ndizane ndishyireho. Iri rya nyuma ntakeneye ndarisiba. Biriya turabikora naha. Ndaza nkirike kuri iyo silence, nkande N, noneho mpazane iryo nashakaga.
ntware pointi, iryo ntakeneye ndarisiba. Ngaya nguko, ariko ubwo urumva ko amagambo yagiye, ndongera nyandike, ntabwo mbisubiramo, nabibabwiye, ahubwo ka ducunguze uburyo umwete. Gusa hari akantu wenda ntababwiye, iyo urimo wandika kugira ngo uve hano ugize hano, ntabwo bikurura, ntabwo ugira ute, kugira ngo wimuke ukanda kuri ya nota rya space, uko nkanze space birimuka, byimuka kugeza ahantu hose hari amanota. Kimwe nuko wakanda twa dufureshi navuze, agatambika, wamaze kubigira utya agatambika, kaba kabijyana iburyo, akagaruka ibumoso, kaba kabigarura, akazamuka, urumva nawe urabyumva. Hari uburyo bwinshi rero, gusa byose biremera. Ubu twakongera tukabyumva. Hagiye habaho kwibeshya, umusore, ubwo aya nayo yagomba kuba angana atya, ubwo ni mubyeyi. Mubyeyi, kugeza wumvise ibintu byawe bihura, nibwo ukomeza. Mu gihe tugana ku musozo rero w'isomo ry'uyu munsi, ikindi nababwiraho ni wenda tuvuge ko indirimbo yacu irangiriye aha. Niba indirimbo yacu irangiriye aha, turaza kuza dufunge za palette zacu, dusubira hano tukajya kuri lines, ubwo turayishaka ni iyi, tugashyiraho ya mirongo, ariko iri somo naryo tuzaryinjiramo mu buryo buhagije, tugashyiraho ama bar lines. Weho ntuzacikwe, ushobora no kubusubiramo ukaza ukayishyiraho, byose tuzagenda tubireba. Ubwo rero katugushimire weho twabanye muri iri somo rya mbere. Birumvikana iyo ushyizeho iki kimenyetso binasubiramo. Bisubiramo nyine kubera ko ni komande nabihaye, ariko nyine iyi ndirimbo ntabwo irangiriye aha, niyo mpamvu ndabyihorera. Akantu ka nyuma nababwira mbere y'uko tuhava, ni uko hari igihe uba ubona ukeneye of course design, ku buryo kopi yawe uyirebye ahita yumva anezerewe. Urabona nko kwandika ibintu bikururana gutya, ese birafatanye, ntabwo aba ari sawa. Ibyo ubikora ute? Nubwo tuzabisubiramo turi mu rindi somo, ariko ukora control A ni uguselegita byose, select all, ugakora kuri left click, then ukajya kuri style, ukajya ahantu handitse hide empty stave, ukahakirika, aka ka don't hide ukagakuraho. Ariko ibi uzabikora gusa igihe wari washyizeho view full screen. Nubwo ni view full screen, style, hide empty stave, don't hide, icyo gihe I'm sorry, ibyo mbabwiye ni igihe tuzaba dushaka kugira ngo aho tutanditse hose havemo, aharimo ubusa nyine havemo. Nureba uraza gusanga zimwe zagiye kubera ko zarimo ubusa. Ubwo rero nituba dushaka ko zitandukana,
tuzasubira kuri za palettes, tumanuke dushaka ahantu handitse beam. Ahantu handitse beam ni aha. Ubwo dukore kuri iri nota ridafite ibyo bifatanye, double click, amanota yacu azagaruka nta na rimwe rifatanye n'irindi. Ubwo iyo uzabona bikwiye ko rifatana, wenda ni nk'iri, ariko ntabwo nyine bikwiye gufatana, kuko ujye muri line ukirikeho double bari guhiriza. Gusa aha ntabwo rikwiye kubaho, kuko buri mugemo ufite ijambo ryawo n'inota. Urabona ko bigize formule nibura. Icya nyuma naba nkubwiye, ibindi tugahurira muri comment n'irindi somo nzagutegurira, ni ukuvuga ese niba nkeneye gushyiraho umukono kuri iyi title yanjye ndabigenza nte? Uraza uhakirike, ni double click, ubundi uselecte byose. Ubwo urakirikamo mpaka bibaye clicked, selected byose. Icyo ukora ni iki? Hano hahita hagaragara aka kantu, wibuke ko katari gahari. Niba wari warebye neza, reka dusubire dusohoke. Urabona ko nta kintu kiriyo, ntacyo. Ahubwo wowe nuhakirika, ukongera ukahakirika, baraza kukaguhereza. Ubundi uselecte byose, uze muri izi taskbar baduhaye, ushobora kuyihengeka ikaba kuriya, ushobora no guhita uyibodaringa ikaba bigaragara cyane, yewe ugacaho n'umurongo. Ushobora kuwucaho ukavuga uti reka title nyiceho umurongo, wenda aka ko hasi nako reka nkandike, nkahereze wenda design imeze gutya. Urabona ko of course ni ibintu bishobora kugaragara neza kuri kopi, bitewe n'icyo ubona ushimye. Ubwo ushyiraho icyo, ukashyireho nk'iki, wenda nyongerere size. Nk'uko ubibona bigusaba practical. Izina ryawe ushobora kuvuga uti iryo ndarireka kuriya, cyangwa nabyo ndarihereza ubundi buryo. Ngayo nguko. Ubwo nujya gusohora kopi yawe, ntabwo uzayisohora ikiriho ibi bintu, kuko ibi nabifashe nk'aho nyine turimo dukora indirimbo. Ubwo kurikirana uko bizagenda. Uzaza nk'uko nakubwiye turi gusiba silence, uraselecta ukande control delete. Ubwo kariya kose tuzatukirukanye, wongere uselecta aka control delete. Turi kuzana suri yacu hano, tugakirika then control delete. Ngira ngo nabikubwiye, ni control delete. Reka mbikwandikire nabyo. Ubwo ni control plus delete, kudeletinga bisanzwe, delete. Ubwo ibi ngibi ubikandira rimwe, control delete, bityo ukaba wirukankanye ikintu. Ubwo uba ukirukankanye, uba ugisibye kikavamo burundu. Control delete, control delete, control delete. Ubu ziri kugenda zivaho nuko zari nyinshi. Ubwo aho ziraza gushyiriramo wabibona ugiye ukazizamura, kuko ureba uko zingana. Ubu ziri kugenda zivamo buhoro buhoro. Wenda uje nk'aha nibwo wabibona neza. Urabona ko ziri kugenda zivamo. Control delete. Ngira ngo biragaragara.
icyo wumva utari gusobanukirwa uratwandikira muri comments, ubundi nacyo kitubaze, ubutaha tuzabikorera ikiganiro. Bishobora no kuba hari ibyo twanyuzeho wari ubikeneye cyane, wenda tukabinyuraho twihuta, ntawamenya, ubwo nabyo wazatubwira. Ubwo indirimbo yacu reka tuvuge ko irangirira aha. Izi silence dufite kuzegeranya tukazita inota rimwe. Urabizi ko crochet ebyiri iyo zihuye ziduhereza double crochet ebyiri ziduhereza crochet. Hari ababyize wenda mu kinyarwanda gahiri gakoni cyangwa se gashami shami nyabubiri ebyiri iyo zihuye ziduhereza shami. Ubwo kurindamo akajagari n'amasiransi menshi nshobora kuza nkazihinduramo crochet gusa cyangwa se shami. Indirimbo yawe rero iyo irangiye ntabwo indirimbo igira uko itangira n'uko isoza. Ubwo uraza ukirike hano rimwe, usubire kuri view, ujye kuri palettes, ujye kuri repeats sign, repeats and jump, uhitemo aka kajambo ka fine, ukuraho double click kakijyana, then urabona ko araka. Ubu bivuze ngo nyine indirimbo yanjye irangirira hano. Ubwo icyari tempo, kubera ko iyo dusoma kopi ntabwo dukenera tempo, bitewe mugena buryo ki muri bugendemo. Icyakora biri in special case ushobora kubahereza tempo ukavuga uti mwihute cyangwa mugende buhoro. Ubwo rero ibi nshobora kubisiba, wenda nkamubwira nti ririmba wishimye rwose cyangwa wizihiwe, wishimye rwose. Wishimye rwose ni ya mabwiriza mugenda mubona ku makopi. Ubwo uyu muntu urabona ko akibona kopi avuga ko nyine ni kopi, of course nta kajagari karimo, ntaki, ibindi rero akabyikurikiranira. Ngushimira mubyeyi mwiza. Ababishaka mwashaka iyo ndirimbo mukayidawunirodinga mukayumva, ni indirimbo nziza, niyo yadufashije kwiga iri somo. Subscribe rero, ibindi muri komenti mwadusaba ibyo mubona mushaka. Ubwo tukwibutsa ko iyo usohotse ntabwo upfa gusohoka, ubanza wakora save, ukanda Ctrl+S, ubundi ukaza ukabishyira ku cyumba ushaka muri mashini yawe, ubundi ugakora save, ku buryo nuza gusohoka uza kubisangayo. Ubwo igisigaye ni uko icyari full view dusubirayo tukagihindura bikaba half view, then ku buryo nidusubiramo inyuma turaza kubona ya ndirimbo yacu tumaze kugira ute, tumaze gusevinga. Twayise nkuvuge nte ngushime, twayise shimirwa mubyeyi mwiza, shimirwa mubyeyi mwiza. Niyi iriho current sign, niyi ngiyi. Ubwo urumva ko ni ikintu cyiza cyane. Ibindi rero mwaba mwifuza mwajya muri comments, then tukazigana irindi somo hari icyo mwatubwiye. Ndabashimiye cyane, nitwa Jean Pierre w'urukundo, twabanye muri iri somo rya twandike muzika, twandike indirimbo. Urakoze cyane, inkunga yawe ni subscribe, hanyuma ukazabona ibindi byigwa tuzagira nka notification. Iyo utakoze subscribe nkagira irindi somo nshyiraho ntabwo uribona.
urumva ko ni byiza ko ukora subscribe ukazabasha kubikurikirana. Bye bye, turabakunda cyane. Reka dufatanyirize hamwe turirimbe ibisingizo bya Nyagasani. Chantez la louange du Seigneur. Thank you, mon ami.